Ndabasuje amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ishe by'isima mugiye mutwumviramo cyangwa se mureremo gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe tugarutse n'amakuru ari kugenda avuga mu bitangazamakuru hano ku isi muri Afurika ndetse n'ahandi hantu habagiye hatandukanye, ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tugaruke hano mu Rwanda iwacu, ngira ngo ni inama yari yabaye ihuje abaminisitiri igahuza na His Excellence Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange ndetse cyateza abanyarwanda imbere bose. Mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere mbabwire ko muri inama havugiyemo ko amafaranga ya mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 20,020 akagenda ku 15,000 kugira ngo byibuze bijye bibasha gufasha abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'ibihumbi 20. Nyuma y'uko abaturage bagiye bagaragaza ko aya mafaranga 20,000 ari menshi cyane kuyabona biri kugenda bibagora hirya no hino, ariko ugasanga ari n'abaturage bamwe namwe bagiye bisanga mu cyiciro cy'ibihumbi 20, kandi ugasanga abaturage ari abahinzi nta kazi bafite ndetse nta n'akazi ka leta bafite, ugasanga babashizeho icyiciro cy'ibihumbi 20 ukabona ko biri kugenda bibagora. Mu by'ukuri muri inama hagiye hafatirwamo imyanzuro ndetse n'ibyemezo bikomeye cyane cyane ku mibereho myiza y'abaturage, aho tuza kubabwira ko amakuru y'irangamuntu z'ikoranabuhanga akomeje kugenda agaragara mu Rwanda, aho leta ikomeje kugenda itangaza cyangwa se yibutsa abanyarwanda bose ko igikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga gikomeje kugenda gitangwa hano mu Rwanda. Mu by'ukuri rero turaza kubabwira ibintu bisabwa kugira ngo bashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga, kuko hari abaturage bari kugenda ku murenge guhabwa iyi serivisi irangamuntu y'ikoranabuhanga, ariko ugasanga ntabwo bitwaje ibintu byose bisabwa. Ese ibintu bisabwa kugira ngo bashe kuba wahabwa nimero y'indangamuntu y'ikoranabuhanga ese ni igiki? Ibintu byose mu by'ukuri maze kuba mwabimenyera muri anga, kuko hari ibintu byinshi byagiye biganirwa muri iyi nama ndetse byafatiwemo imyemezo myinshi cyane ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange, kuko mituweli igiye kuba yagabanuka ikava ku mafaranga 20,000 akagenda ku 15,000 kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Mu nama yabaye kuri iki gicamunsi mu by'ukuri hafatiyemo ibyemezo byinshi cyane ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri munyemerere mbabwire ko amafaranga mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 20,000 akagenda ku 15 kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'ibihumbi 20, kubera ko abaturage bari kugenda bagaragaza imbogamizi ikomeye cyane y'uko amafaranga ya mituweli yabaye menshi cyane, kubona amafaranga kuba bakishyura mituweli biri kugenda bibagora. Kuri ngo bakibaza ese koko niba amafaranga ya mituweli yagiye ku 20 twarishyuraga mituweli 3,000, ariko nanone ugasanga byagendaga bitugora tukabura amafaranga kuba bakishyura 3,000 bya mituweli yari isanzwe iriho, bikaba byaratugoraga. Kuri ngo koko 20,000 bya mituweli nibwo tuzabasha kuba twabona amafaranga, ukabona ko abaturage bari kugenda bagaragaza ikibazo gikomeye cyane ko mituweli ikomeje kugenda ihangayikisha abaturage hano mu Rwanda, ukabona ko abaturage bari kugenda bavuga ko batazishyura amafaranga ya mituweli mu gihe mituweli itarabasha kuba yasubira ku 3,000 byibuze nk'uko byari bisanzwe bimeze, ukabona ko mu by'ukuri ikibazo cya mituweli gikomeje kugenda gihangayikisha abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri rero iyi nama yabashije kuba haganira nabwo mu byinshi cyane, ndetse niyo mpamvu iyi nama yabashije kuba yaba kugira ngo bakemure ibyo bibazo byose abaturage bagenda bahura nabyo, kuko muri iyi nama hagiye hafatirwamo nyine n'imyanzuro igiye ikakaye cyane cyane ku mibereho myiza y'abaturage. Aho nababwiye ko amafaranga ya mituweli nyine agiye kuba yava ku 20,000 akagenda ku 15, kuko urabona ko abaturage bagiye bagorwa cyane cyane n'igiciro bagiye barimo. Kuri ubu ngubu urabona ko hari abaturage bagiye bisanga mu byiciro by'ibihumbi 20, kandi ugasanga uwo muturage ni umuhinzi ndetse nta n'akazi afite ka leta, kandi ugasanga bamushyira mu cyiciro cy'ibihumbi 20. Ukibaza uwo muturage niba ari umuhinzi nta kazi afite, ukibaza ahantu ayo mafaranga azaba yayakura, ukabona ko kugenda bigora abaturage ndetse binababangamira kuba bakishyura amafaranga 20,000, kandi mu by'ukuri iki cyiciro cy'ibihumbi 20 bavuze ko kizajya kigendamo umuntu ufite uko abayo kandi ufite akazi ka leta. Nubwo rero mu by'ukuri nk'abantu bari mu cyiciro cya mbere leta izagenda batangira amafaranga yose, ugasanga mu abantu bari mu cyiciro cya kabiri bazajya bagenda batanga 3,000, leta ikabashiraho 1,000 cyo kuba batanga, nyine ugasanga bishyuye 4,000. Urumva ko n'ubundi ni amafaranga menshi cyane. Niba uzasanga umuntu afite famiye y'abantu nk'icumi cyangwa se abantu 8, urumva ko buri muntu nugenda ukuba amafaranga 4,000, urumva ko ni amafaranga menshi cyane. None wagenda ku 8,000 n'ibihumbi 20, urumva ko ni amamiliyoni hano mu Rwanda, kandi ukabona ko biri kugenda bigora nyine abaturage bine babangamira, kubera ko mituweli ikomeje kugenda ivuza ubu hano mu Rwanda. Ukibaza abaturage ese bazishyura mituweli nk'uko byari bisanzwe bimeze, mituweli icyishyura 3,000 cyangwa se nk'uko ubukungu mu by'ukuri uzabona ko abaturage bazabasha kuba bakishyura mituweli neza cyane nk'uko byari bisanzwe bimeze, bagakurikiza gahunda yo kuba bakishyura mituweli, cyangwa se abantu nyine ntabwo bazishyura mituweli. Ukabona ko nyine biri kugenda bigora abaturage n'abaturarwanda bose musanye. Mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tuganire ku iyo gahunda yonyine ya mituweli, kuko nibyo byabashije kuba byavugirwamo ko amafaranga mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 20,000 akagenda ku 15. Mu by'ukuri nibyo byabashije kuba byaganirwaho muri mituweli muri iyi nama yari yabaye ihuje abaminisitiri igahuza na His Excellence Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose musanye. Mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tugende ku ngingo yacu ya kabiri, twavuze tuze kuganira yuko amakuru y'indangamuntu z'ikoranabuhanga mu Rwanda akomeje kugenda atangwa hamwe mu bice bimwe na bimwe biba bigiye bitandukanye by'igihugu. Mu by'ukuri leta ikomeje kugenda imenyesha cyangwa se ishishikariza abaturarwanda bose ko igikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga gikomeje kugenda gitangwa hano mu Rwanda, ariko nanone yibutsa abaturage ko bagomba kuba bafite ibintu bisabwa kugira ngo babashe kuba bahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ese ibyo bintu bisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga ni ibiki, kugira ngo ubashe kumenya niba koko wayihabwa? Ikintu cya mbere nuko ugomba kuba ufite iyo rangamuntu yawe isanzwe, nicyo kintu cya mbere ugomba kuba ufite. Ikintu cya kabiri ugomba kuba ufite nimero y'indangamuntu y'ababyeyi bawe. Ikintu cya gatatu ugomba kuba ufite nimero y'indangamuntu y'uwo mwashakanye. Ikintu cya kane abantu mutari kumenya kandi gikenewe, nimero y'indangamuntu y'umuranga. Ubwo nugenda utafite ibyo bintu bine nk'uko maje kubikubwira, ntabwo uzabasha kuba wahabwa indangamuntu y'ikoranabuhanga. Icyitonderwa rero ku bantu bari gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga nuko ku mwana
umwana uri munsi y'imyaka 16 atemerewe kugenda gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga atitwaje cyangwa se atajyanye n'umubyeyi we cyangwa se undi muntu umuhagarariye mu buryo bw'imibereho cyangwa se muri societe kugira ngo abashe kuba yamutangira imyirondoro, kuko irangamuntu y'ikoranabuhanga izahabwa umwana wari wese ukivuka ubyifuza hano mu Rwanda, na wa mwana ukiri mu bitaro kwa muganga nuko nawe uzajya ahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Murumva ko uwo mwana w'imyaka 5 cyangwa se w'imyaka ingahe ntabwo yabasha gutanga imyirondoro nkuko bisabwa. Niyo mpamvu rero leta igomeje kugenda imenyesha ababyeyi ko bagomba kugenda bitwaje n'abana bari munsi y'imyaka 16 kugira ngo babashe kubatangira imyirondoro hano mu Rwanda kugira babashe kuba bahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Gusa nanone bakaba barashizeho umurongo utishyurwa mwajyamo bahamagara kugira ngo babashe kumenya amakuru ajyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga ndetse n'igikorwa aho kiba kigiye kigera by'umwihariko, kuko mwajyamo bahamagara kuri 3600 ni umurongo bashizeho utishyurwa mwajyamo bashakiraho kugira ngo babashe kumenya amakuru y'indangamuntu z'ikoranabuhanga aho abagiye ageze hano mu Rwanda. By'umwihariko leta nyine ikomeza kugenda imenyesha cyangwa se ishishikariza abaturage n'abaturarwanda bose ndetse no mu turere tutarahabwa izirangamuntu z'ikoranabuhanga ko baba maso cyangwa se bakaba bitegura kugira ngo baza iyi gahunda nibageraho nabo bazabe bari maso kugira ngo babashe kuba bajyana ibyo bintu byose bisabwa cyangwa se ibi byose tumaje kubabwira kugira ngo namwe bitazabagora, kuko umuturage uzasigara udafashe irangamuntu y'ikoranabuhanga azagenda kuyikoresha mu kandi karere katarakoresha cyangwa se ahantu umuntu uzajya ucikanwa mu ntara y'iwabo cyangwa se mu karere k'iwabo, nuko azagenda mu tundi turere cyangwa se ugasanga biri no kumugora bifata n'indi minsi kugira ngo babashe kuba yahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Murumva ko rero ni ibintu ugomba gushira mu mutwe kugira ngo mubashe kumenya neza ko iyi gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga hano mu Rwanda. Ndabashimiye mwe twabanye kuva iyi video itangiye kugira irangiye, muri abantu bagaciro cyane, ariko niba iyi video wayikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. By'umwihariko ahangane kuri Rwanda Update News, niba uri kubona rugamiro ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update News kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. By'umwihariko ndabashimiye cyane iri rya ritangazo leta y'u Rwanda imaje gutangaza rero buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda ko amafaranga mituweli agiye kuba yakurwa ku mafaranga 2020 akagenda ku 15 kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bisanze muri kino cyiciro cyo 2020 kuba bakishyura mituweli bitabagoye, kuko urabona ko abaturage mituweli iri kugumiza kugenda ibabangamira kandi ivuza ubuhwanu mu Rwanda, ukabona ko kuba bayishyura biri kugenda bibagura kandi binababangamira. Mu by'ukuri rero nanababwira ko leta yabashije kuba yanatanga n'iri tangazo rijyanye n'igikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga, ko igikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga gikomeje kugenda gitangwa hano mu Rwanda. Mu by'ukuri cyane ndabashimiye, ayo niyo matangazo uyu munsi twari tubafite, mu by'ukuri turakunda cyane.